Amahoro y'Imana nshuti bene data nabe hagati muri mwe, icyubahiro cy'Imana kigomeze kubagota. Dushimiye Imana kandi nanone iduhaye ubundi buryo, tubonye ubundi buryo. Ni amashimwe, ni ukuramya, no guhimbaza Imana, kuko abatakiriho bageze ahacecekerwa nta migambi nta n'imirimo. Twebwe rero tukiriho twongerewe ubuntu bwo kongera kubaho. Dushimiye Imana. Imana hari icyo ishyize ku mutima wacu kugira ngo tuganire. Munyemerere kandi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana uyu munsi idutekerezaho, twumve umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Munyemerere dusome rero amagambo dusanga mu gitabo cya Yesuwa. Turasoma Yesuwa ibice byaho 23 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9, ndetse turasoma n'ibice 24 ku murongo waho wa 14 kugeza ku wa 18. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesuwa ibice byaho 23 kugeza ku 8. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesuwa abihanangiriza kuzirukana amahanga asigaye. None umurongo wa 6 aravuga ngo nuko mube intwari cyane, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose, kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuge amazina y'imana zabo, ntimukarahire imana zabo, ntimukazikorere, ntimukazipfukamire, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu ntawabahagaze imbere ngo abaneshe. Imana ishimwe cyane. Dusome kandi nanone duhinduye urupapuro kuri 24 umurongo waho wa 14 na 18. Haranditse ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana z'abasogokuru banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo badukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ari Imana yadukuranye muri Egiputa n'abasogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Imbere yacu Uwiteka yirukanye abo muri aya mahanga yose, hamwe n'abamori bari batuye muri iki gihugu. Nicyo kizatuma dukorera Uwiteka, kuko ariyo mana yacu. Imana nishimwe cyane. Munyemerere dufatanye kuririmbaho indirimbo y'178 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Indirimbo y'178 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndayiririmba uko nyizi, wenda namwe mufite uko muyizi, ariko kizima ni ukumva amagambo ayirimo. Iravuga ngo iyo utewe n'amakuba akomeye, ukiheba ubonye ko bicitse pe, yuba ari imigisha yawe uko ingana, erega ni nyinshi yo gutangaza, bariyo migisha nonaha
Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, nturemere wese no kwiganyira, ugira ngo ntibikihanganirwa, barayamigisha Imana igiguha, umutima ushyike mu nda wishime, bariyo migisha nonaha, iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, hari abakurushije amajyambere, ariko aya Yesu niyahebuje, erega ubutunzi ufite mu ijuru, byo ntawabugura nuko humura, amakuba naho yaba menshi ate, we kwiheba Imana irayategeka, wibuke imigisha yakugabiye, byose izabitunganye ikuyobore, bariye iyo migisha nonaha, iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, bariyo migisha nonaha, iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Data, mu izina rya Yesu Kristo nyir'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye turaguhimbaje kuko uri Imana ivuganye natwe, tugushimiye kuko uri Imana yera kandi ikiranuka, tugushimiye ko wagiye kuvugana n'imitima y'ubwoko bwawe, turi ku ijambo rivuga ngo subira ku rufatiro rwa Yesu Kristo, imitima y'abantu yari itentebutse, imitima y'abantu yari icitse intege, ariko wongeye kandi kuganira n'imitima y'ubwoko bwawe, ohereza umwuka wawe wera kugira ngo abashe gusobanurira buri wese wumvishe ijambo ryawe ndetse n'ugiye kuryumva ndetse n'uzarisangiza abandi, kugira ngo azasobanukirwe n'umugambi wawe icyo uri kumubwira. Abantu bawe bacitse intege, abantu baratentebutse, abantu bari kwibaza ku by'iminsi n'ibihe, ariko ibyo byose biri mu biganza byawe, kandi ijambo ryawe riratubwiye ngo nitwiyongeremo imbaraga tugume ku rufatiro rwawe, kandi koko ariho tubonera amahoro gusa. Urakoze kuko ugiye kuganira natwe, ohereza umwuka wawe wera kugira ngo wavugane natwe, icyubahiro cyawe kigomeze kuganza no gutegeka muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti bene data, dusomye amagambo atandukanye ndetse twumva n'ubutumwa bwiza buri muri iyi ndirimbo y'178, indirimbo nkunda cyane yongera kunsubizamo imbaraga. Umukozi w'Imana Yosuwa ngo aragenda abwira ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli bari bari kumwe, abona baratentebutse, akabona barashaka kwibagirwa imirimo y'Imana, agerageza kubasubirira mu mateka y'ibyo Imana yagiye ibakorera, abereka uburyo Imana yagiye ibambutsa inyanja itukura, abereka uburyo yabatungishije amanu, abereka uburyo yagiye yirukana ingabo zikomeye imbere yabo, abereka uburyo Baraki na Baramu mu cyimbo cyo kugira ngo bavumwe ahubwo bahawe umugisha, abereka uburyo Imana yagiye yirukana ikabagabiza igihugu batigeze n'ibyacyo byari bikirimo byose batigeze bakorera, ariko ikabona bagomeje gutentebuka, imitima yabo ikongera igasubira inyuma, ngo batangira kwitotomba. Hari aho bitotombeye Mose ngo baramubwira ngo iyo turekera mu gihugu twari turimo, ngo batangira gukumbura amadagede, batangira gukumbura ngo ibitunguru,
ibintu bari baryaga iwabo basubiza amaso inyuma. Ariko nshuti bene data, ntabwo tukiri mu mateka iki gihe cy'Abisiraheli, ahubwo ijambo ry'Imana ritugezeho. Imana irantumye ngo mvugane n'umuntu wayo urimo gushaka gusubira inyuma. Irambwiye ngo nagume ku rufatiro rwa Yesu Kristo, aho niho hari ubuzima. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo guma ku rufatiro rwa Yesu Kristo, aho niho hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Abantu barimo kwibaza ku by'iminsi n'ibihe bagezemo, abantu barimo kwibaza ibibazo barimo kunyuramo, abantu bacitse intege, abandi dore covid yagiye basubiza inyuma, abantu baguye inyuma mu mitima, abandi bakoze ku byashinganywe, abandi mbese ni ukuvuga ngo abantu barashayishije bamwe, kimwe n'uko harimo ababonye igihe cyo kwegera Imana. Icyo nacyo ntabwo twakibagirwa. Hari abantu bamenye igihe cyo kwegera Imana, hari abantu babashije kumenya ibihe bagezemo. Ubundi ikibazo si ukunyura mu bihe bikomeye, ahubwo ni ukumenya ngo uzi igihe ugezemo n'uburyo ugomba kucyitwaramo. Igihe cyose urimo, cyaba ari igihe cy'ibyishimo, cyaba ari igihe cy'umubabaro, cyaba ari igihe cy'ubushomeri, cyaba ari igihe cy'akazi, icyo si cyo kibazo kunyura mu gihe, ahubwo ibanga ryo kumenya igihe ugezemo no kumenya uburyo ucyitwaramo, iki ngiki nicyo gikenewe. Imana ni ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryongeye kugaruka, rirambwira ngo mbwire abantu bayo basubize amaso inyuma, bashingire ku mirimo yigeze bakorera. Imana ni ishimwe. Abantu bongere gutekereza imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, wibuke urupfu Imana yagukuyeho, wibuke byakuyobeye, wibuke ibibazo byakubanye byinshi, wibuke wabuze inzira y'aho wanyura, ariko ngo Imana irahakunyuza. None ngo dore usubiye inyuma mu mutima, usubiye inyuma mu mutima. Ijambo ry'Imana ryanyuze mu muririmbyi ryatubwiye ngo nturemerewe se no kwiganyira, wibwira ko bikomeye, wibwira ngo ko bitakibasha kwihanganirwa. Ariko aravuga ngo baba ari imigisha yose Imana yagiye iguha, mbese usubize amaso inyuma uvuge ngo ariko Imana yakoze na biriya na n'ubu iracyakora. Imana ni ishimwe cyane. Ibanga ryo kunesha ibigeragezo ni ugusubiza amaso inyuma, ukareba imirimo Imana yagukoresheje, ukareba imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, ukavuga ngo kiriya gihe nakoze impanuka ariko ntabwo napfuye, ukavuga ngo kiriya gihe inzara yaranyishe, mpura n'ubuzima bukomeye ariko Imana yindindiramo kandi yinkuramo, n'iki gisigaye ntabwo izabura uko igenza. Imana ni ishimwe cyane. Niba uri ku rufatiro, ndagira ngo nkubwire ngo ugume aho ngaho, ntuveho. Ariko umuntu ushaka kuva ku rufatiro, ndagira ngo nkubwire ngo aho wajya hose nta buzima hatari kuri Kristo. Umugabo umwe mu minsi ishize ngo aherutse kuva i Yerusalemu asubira inyuma i Yeriko. Mbese ava i Yerusalemu mu gihugu kivuga Yerusalemu ni mu nzu y'imitsima, naho amanyagurirwa imitsima ni mu mahoro, naho i Yeriko rero ni mu bambuzi, ni mu bajura. Yumva ngo rero atangiye gusubira inyuma, yumva atangiye kumera nk'Abisiraheli ngo nibo bakumbuye ibyo baryaga iwabo. Undi nawe ngo yumva ashatse kwisubirira inyuma, mu mutima we waragwa, ndetse afata icyemezo rwose, ava mu murwa w'amahoro, mu murwa w'imitsima, yemera kujya mu murwa w'ibirara. Aramanuka ava i Yerusalemu ngo agera i Yeriko, ahura n'abambuzi. Muri urwo rugendo, nshuti bene data, nta butabazi buhari uretse Imana yo yakohereza ubutabazi, kuko n'ubundi ibyo byari bimurangiranye, ngo yarakubiswe asigirwa kuka gakeya. Imana ni ishimwe cyane. Uyu musamariyakazi mwiza rero niwe wahingutse. Imana ni ishimwe, abona ubutabazi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri kuntuma ku bantu bayo ngo abantu batentebutse mu mutima, abantu bacitse intege, mugume ku rufatiro, mugume ku isoko, niho hari ubuzima. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ubona bimeze nk'imisozi, Uwiteka agiye kubihindura amataba. Winanirwa wicogora, kuko wari ugiye gusingira icyo Kristo yagusigiye. Ndagira ngo dusome mu magambo ari mu gitabo cy'Umubwiriza ibice byaho 8. Turasoma umurongo waho ndetse n'uwa 2. Twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Iri jambo ni iryanjye, iri jambo ni iryawe. Umva umugambi w'Imana n'ikimana iri kukubwira. Umubwiriza ibice byaho 8 haratubwiye ngo umurongo waho wa 1 n'uwa 2. Ndetse turasoma tumanuke hepfo, haratubwiye ngo ninde umeze nk'umunyabwenge, kandi ninde uzi uko ibintu bisobanurwa. Ubwenge bw'umuntu bumutera mu maso he gucya, bukahamara umunya. Nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami, ko bw'indahiro warahiriye Imana. Ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire ikibi, kuko umwami akora icyo ashatse cyose. Erega ijambo ry'umwami rifite ububasha,
kandi ninde watinyuka kumubaza uti urakora ibiki? Ukomeza itegeko ntazanyeganyega, ntazamenya ikibi. Imana nishimwe. Umutima w'umunyabwenge ugenzura ibihe n'imanza, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Imana nishimwe. Reka tugarukire ahangaha, ariko dusubiremo umurongo wa 1 n'uwa 2. Haratubwiye ngo ninde umeze nk'umunyabwenge, kandi ninde uzi uko ibintu bisobanurwa. Ubwenge bw'umuntu butera mu maso he gucya, bukahamara umunya. Nkugiriye inama ukomeza itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana, ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire ikibi, kuko umwami akora icyo ashatse cyose. Tugarukire aho ngaho. Ijambo ry'Imana ryatambutse, kandi Imana yamaze kuganira n'abantu bayo. Inshuti bene data, ndagira ngo nkubwire ngo nta handi hari ubutabazi. Uyu muririmbyi turimo kumva warimo kuvuga ngo Mana nduburira amaso yawe ku musozi, ngo kuwiteka, mbese gutabarwa kwanjye kwava. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka. Imana nishimwe, kandi ntabwo izemera ko ibirenge byawe bitezuka, kuko ikurinda ntabwo ihunikira, ntabwo isinzira. Waba uri mu nzara, waba uri mu bushomeri, ntabwo nzi ikigeragezo urimo wumva cyatuma usubira inyuma, wumva cyatuma uhemukira Imana. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nkugiriye inama ntukihutire gusezera. Aya magambo yo mu mubwiriza muyiteho cyane. Yesu amaze gutekerereza abantu ibyagiye bibabaho n'uburyo Uwiteka yagiye abagirira neza, abantu barabyumvisha. Aravuga bati rero iki gihugu cy'abamore turimo, muri iki gihugu cy'amahanga, ntimugakorere imana zabo, ntimukazipfukamire, ntimukazivuge, ntimukazahature mwebwe mu bwoko budasanzwe. Mumenye aho muhagaze, mumenye uko mugomba kwitwara, mumenye ibihe murimo. Arababwira ati rero mumenye uko mugenda. Arababwira ati ariko mwumva mutabishoboye, kandi nanone mukumva ko mugiye kwifatanya n'izi mana, ibyo ni ibyanyu. Ngewe icyo nakoraga ndabahaye itangazo, ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ngo abantu bose baravuga ati hoya, ntago biragatsindwa kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana. Biragatsindwa. Bose bafata umwanzuro mwiza, baravuga ngo ahubwo tuzakorera Imana. Inshuti bene data, Imana yari ikuntumyeho. Yewe uri kufatira Guma aho ngaho. Ijambo ry'Imana ntago rimanukira ubusa. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amaboko yombi. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wabonaga biguteye ubwoba ni ibishaka kugira ngo bikunyage umugisha wawe, Hari icyo wendaga gusingira, kandi igihe cyose uzajya wumva utangiye gucika intege, jya umenya ko hari ibintu byiza byari biri imbere yawe Imana yari igiye kugushyikiriza. Jya umenya ko igihe wumva utagishaka gusenga, ahubwo nicyo gihe cyo gusenga. Reka ngumenere ibanga rikomeye cyane. Ubundi umukristo yagakwiye guhora asenga ibihe byose, ariko igihe yumva noneho atagishaka gusenga, igihe mbese yumva atangiye gucika intege, burya nicyo gihe aba akeneye gusenga cyane, kuko burya hari ibintu byiwe biba bigize gute, aba yenda gushyikira. Mu yandi magambo, urugero dufatiye ku nyenyeri, burya inyenyeri ntizijya zizima, zaka ijoro n'amanywa, ariko iyo umwijima uje nijoro zirushaho kwaka cyane kugira ngo zirwanye wa mwijima. Imana nishimwe cyane. Reka dusome Zaburi 105 dusoza, twumva ahubwo icyo twagakwiye gukora, icyo twagakwiye kwirata. Haravuze ngo nimushimire Uwiteka, mwamamaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze, mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishimye. Imana nishimwe cyane. Mbasabira umugisha kubwo kumvira ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana ukiryumva jya urisangiza abandi, kugira ngo inkuru ya Kristo cyangwa se ubutumwa bwiza bubashe kugera ku bantu benshi. Ufatanye nanjye kugira ngo tubashe gukora icyo Imana iduhamagarira. Turagushimiye Data mu izina rya Yesu Kristo, kuko uvuganye n'imitima yacu. Umwuka wera nagomeza agende muri iri jambo, kandi akangurire ubwoko bwawe kugira ngo buri wese abashe guha agaciro icyo uganiriye nawe. Urakoze kuko ubasha gukora cyane ibyo dusaba, kubw'urukundo rwa n'imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu niho tubisabye twizeye kubiduhaye, amen. Bene data, icyubahiro cy'Imana kibane namwe, kugira neza kw'Imana kugume mu ruhande rwanyu. Ndabakunda. Imbaraga z'Uwiteka niziganze imibereho yanyu.
kandi uko uyu munsi wumva ushaka Uwiteka ariko kubera ufata Imana nk'inyembaraga, nayo irakubera inyembaraga, kandi unifata nk'inyantege nke irakubera inyantege nkeya. Umenye guhitamo neza rero, umenye yuko uri kumwe n'abafite ubutware n'ubushobozi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, nizeye kandi basabiye. Amen, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Bizera Jean d'Amour. Amen.